ashinjwa byo kubogama ku mukino wahuje Argentine na Misiri no kudafata ibyemezo bikwiye mu mukino, FIFA yahisemo nk'umusifuzi wari uwa kabiri ku isi kutazagira undi mukino n'umwe ahabwa mu gikombe cy'isi. Nose ubwo si nkaho uba wirukanwe mu gihe hari ahubwo mu gihe hari controversies cyangwa se ibimuvugaho byinshi ibaye mushyize nako yirinze kugira undi mukino muhereza, kuko nuvuga ngo kumushyira ku ruhande biramera nkaho ari nk'ibihano, ariko yirinze kugira undi mukino muhereza kubera bari babiri. No kuvuga ngo amahirwe yari ahari, uyu munya Salvador uzasifura ejo France na Espagne, Ivan Barton na François Letex bari babiri bagomba, umwe yagombaga kuzasifura demi finale undi akazasifura finale. No kuvuga ngo iyo Letex agaragara muri demi finale, uyu munya Salvador ntabwo yari kuzagaragara muri match ya demi finale, yari kuzasifura finale. Ariko amana factor zindi wareba nko muri demi finale areba Letex harimo abafaransa, ntabwo abasifura ubwo bamuha abafaransa ari bene wabo, ntibishoboka. Ariko azasifura Argentina nayo bashaka kuvuga ati gute umusifuzi yasifura Argentina kimwe kimwe ariko kimwe cya kabiri. Oya erega utwo kandi ubwo ari izo controversial nyine kandi no kongera kuyimusubiza indi ubundi ngiye bimeze nkuko umukinnyi yaba ari gutukwa wenda n'abafana kuri ku mbuga nkoranyambaga, equipe ikirinda kumukinisha kuri match, ariko nagivuze ngira muhannye, niko nge mbibona kuri iyi Letex nawe birinze kumushyiramo n'izo controversies kandi nta gihano navuze. Hari Argentine ku ruhande rumwe yamuvuzweho akabamo n'abafaransa akomokaho, kandi ari umwe muri bazagera ku mukino wa nyuma bishaka kuba bifite fact. Gusa nanone nyine ibyo uvuga Egypt yaravuriye, hari byazavamo ibihano mugenda basanga ari byo nawe ubizi. uvuga ko ari bamwogeje bakari bari bamutumye bandi bari bamutumye abo bavuga bamuhagaritse kwari kuri misiyo no kuri no munyaportugal se baramutumye. Jewe yari gembaze kubona ibintu by'umupira w'amaguru yarakabije igihe kintu murenganya by'umupira w'amaguru. Hari igihe tuba turenganya ngo za FIFA ngo FA ngo PGMOR. Hari n'igihe umuntu yibyukira akavuga ati yewe uragenda gutya da rega nawe none se niwabwiye Donald ngo inage ku muntu beshye inde please no munyaportugal nari mu birego nari mu kurego n'umunyaportugal afite ikibazo ikihe usara umuntu bira binembola yakoze uretse inko njye no kuba yasotse arira none buri ikintu cyanangaje ni uburyo umusifuzi arenze ajya kuri VAR yarazi ngo bagiye gushakira ikarita y'umutuku Paredes, yasigaye arira yiriza nta twese turabona ko yinaze yasigaye yiriza kurira ku maso ku mutima uvuga ati yari kwikanda akaguru none ahantu hatari na ngombwa si muri boxing kira cyemezo na ruswa Infantino abo bantu baba bavuga ruswa. Reka dutegereze tuzabona nawe igihe cye kizagera. FBI nanuza abo yarazi ko bizaba kera za 2008 ifite amafaranga menshi yo gutanga. Oya Argentine ntabwo mwabonye ibintu barayikurikiranaho. Nge ntabwo nemera ko ari abakinyi bagira influence. Ari abakinyi bagira influence n'ama equipe agira influence kuri kubasifuzi cyangwa se ku misifurire. Abasifuzi bakakwera abakinyi ifite igitinyiro equipe ifite ugasanga nyine irahabwa avantage runaka, ariko ntabwo bituruka ngo iyo kipe yatanze amafaranga cyangwa se hari FIFA yabyifuje gutya. Ntabwo ikosa rizabe bazaha Mbappe ari byo bazaha Mikel Oyarzabal muzabibona. Izo mugano wasifuye match ya Maroc ira penalty Mbappe yatanze we ntabwo bamukurikiranye nubwo wirase iri yari penalty iri wavuga umuntu aratetakire neza kuri Mbappe nawe yari nyine gusa nyine iriya nayo twese nayo nkibona noraga ari penalty ariko banyeretse indi ango nabonye indi ango igaragaza imbere nyine uri kurebera Mbappe imbere yewe Mbappe nta muntu amukora maze nabigize mukora gusa nyine yabonye akakuguru nyine kamuri imbere akora ntabwo imeze nka Embolo we ni ibindi Embolo ni ibindi ariko ya Mbappe we harimo akantu ka contact ariko ntabwo ari penalty. Iyo bajya kuri VAR Mbappe uri kugaruka Amerika no kwirasa Amerika no kwirasa hanyuma baratsinda sawa
reka tugende mu matransferi dusoze tuvuga ko kugeza kuri ubu ngubu amakipe aracyacecetse. Abantu batubazaga bya Chelsea tuzagira umwanya ejo kuganira kuri Chelsea. Ejo tuzaganira ku byo mutoza yavuze. Garnacho agiye kugenda. Yagaye Garnacho araza gusohoka yamaze kubikonfirima. Ababaje iki ko yikozeho. Ibitego byo 30 tuzi se bigiye tukaba duhombye. Asiste. Ikindi kandi nuko yavuze ku bijyanye na Nicola Jackson yavuze ko amufite muri projet ze. Yego. Hari umukinnyi uzagaruka. Ko ni rutayizamu wa mbere wa Chelsea bakwiye no kubaka yo muzo n'ibirenge. Hari undi umusha bagira. Yavuze kuri Enzo Fernandez turaza kumva tuzumva ejo ku byo yavuze kuri Enzo Fernandez. Muri za Arsenal biracyaraho nta makuru arava yafatika za FC Barcelona. Perezida wa FC Barcelona tuzagira byinshi ejo tugaruka ku byavuze kuri Anthony Gordon kuri ba Julian Alvarez uko ikipe izabihagaze umwaka w'imikino tuzagira byinshi ku munsi w'ejo tuganiraho. Ikindi cyo kwishimira Edi kuri wo kurikirana umupira wo mu Rwanda nuko wa muhungu w'Uburundi Al-Ahli Tripoli mushizeho miliyoni 5 z'idolari agiye kuba umukinnyi wa mbere muri Afurika uguzwa amafaranga menshi. Gira umugisha karaguza amafaranga rutayabaye Eden Heaven n'abaziziki n'abande bose nyuma yo gutwara barondoro yo mu Rwanda aguva ngo nyuma gwabwa imodoka barivuguriye bamaye imodoka bamaye barondoro nabonye bagaruye kira ni igihembo ariko bamaye imodoka bavuga iriya shusho akose umuntu ukora izo designing akajya gutera iby'abandi ufokoza kandi kantu byagutwara barondoro ukagira uniqueness ugomba kwigira kubeza ariko mwarebye urufunguzo ruri hagati ko ari rwo rwisa. Ubwo n'imbere urahita uvuga kiriya gihembo cyatsinze ibitego barakiganya nyine akabarondo ko karazwi karakabije kiriya hawe ntabwo ari cyo yatsinze ibitego ariko cyenda gusanga bya bindi bajya barizanze ubu umwana azavuza ati yatwaye barondoro we na George we abanyafrika mu gihe barondoro gusa we na noza na yari ndi muri Perifit na Clement ifite yakara kantu butaha uzakosora ubona bitagisa ngomba kwigira kubeza. Okay, level wanje tunyarukireyo nanone batwakire. Ikindi kandi muri Air Cosmetic Air Watch baraduha amasaha meza, baraduha amaparfum meza bya original. Iyo wambaye neza buriya ukanahumura neza ugaragara usa neza nk'ukure dizas mareba nk'ukuntu nso yaba ataza kuba we ntabwo hano muri iki kiganiro wa nyuma cyo bintu cy'ibipira kirengaho none zewe karisa nkeneye ariko jya muri Air Watch Air Cosmetic hamagara 078 ubundi 078 umuvandi 078 cyangwa 078 ubundi baguhe parfum nziza. GIB Service Limited baraduha ama condition ariko ngo bafunguye training center abantu bashaka kujya kwiga ibintu bigendanye no gutunganya ama CCTV camera, abantu ibintu bigendanye no gukora electrical installation, ibintu bigendanye no gutunganya system za